Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tunabahereze ikaze n'ubundi ni amakuru y'iki gicamunsi, ni amakuru ya nyuma ya saa sita. Tugusuhuze wowe udukurikiye uri mu masaha ya mu gitondo, ariko kandi ushobora kuba nawe udukurikiye duhuje ingengabihe y'amasaha. wowe udukurikiye uherereye muri aka karere k'ibiyaga bigari, tuguhaye ikaze muri aya makuru agezweho. Tugiye kugaruka kuri byinshi ndetse bikomeje kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ibyo ubwacu twebwe tuba twagerageje gukusanya twavanye, dore ko turi bimwe mu binyamakuru twebwe bikorera ahangaha kuri tere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku mirwano, kabone n'ubwo habayeho gusinya amasezerano, rero icyitwa imirwano yo irakomeje muri axe nyinshi kugeza amagingo aya ngaya. Hari operasiyo mu by'ukuri ziri kuvuza ubuhuha, tutababwiye mu makuru yacu ya mu gitondo, zaje kuba zifata indi ntera muri axe ya Kazaroho, ntabwo ari kure cyane ya Kiwanja, ni mu ishyamba n'ubundi ry'ahangaha muri teritware ya Rucuro. Tugiye kubabwira ese ni ibiki biri kuhabera, imiripuko cyangwa se ibiri guturika biri kumvikana muri ibyo bice. Tugiye gusimbukira Warikare naho turebe agace ko bita Mikumbi n'akitwa Miba, ngo ni uduce duherereye hafi ya Gasheberi ndetse na Kibati, naho abaturage bazindutse bumva imiripuko, ari nako banahunga bava mu bice barimo. Nyuma tugiye guhita tujya muri Rucuro n'ubundi, turebe muri axe ya za Bukombo za Tongo. Kugeza amagingo ya ntabwo byoroshye na n'ubu, ni imirwano ikomeye ndetse yanatumye Wazalendo zikomeza kutangaza ko ngo ziri kuraswa ngo bidasanzwe. Nyuma turaza kuba twerekeza hariya hafi ya Pinga, tujye Masisi muri Gatoyi, naho turebe ibyaho uko bimeze. Hanyuma tuze gusimbukira kuri umugabo bita Mutamba, biteganyijwe ko uyu munsi nabwo agomba kwegera urukiko. Umugabo ukomeje kugenda azima, kabone n'ubwo yari afite icyitwa amavamuhira akomeye cyane, yakomeje kugenda arucira abantu, ariko kugeza amagingo aya ngaya niwe rugiye kuba ruhitana, cyangwa se ni kwa kundi bavuga ngo rucira mukaso rugatwara nyoko. niwe niko yabikoze, niwe wakatiye abayobozi bose ba AFC yuko bagomba gufungwa, bagomba kwicwa kwa abitwa bakuruna bose, bagenda babakatira urwo gupfa, n'abandi bagiye batandukanye benshi bari mu magereza agiye atandukanye. Nawe rero kugeza ubu nawe ari gukurikiranwa, kabone n'ubwo bari bavuze ko ngo arwaye, ngo yarozwe, ngo ibiki. Ibyo byose nabyo tugiye kugenda tubigaruka. Nk'uko muri kubibona rero, ndi hamwe mu by'ukuri n'umunyamakuru wanyu mukunda cyane, ndetse ubagezaho amakuru yo kuri tere. Tuba twavuze tutereka twongere duhure, twicare, hanyuma turebe, dufatanye, tugire ibyo tubagezaho. Bwana Claver Bemba, ikaze muri iki kiganiro kandi ni iwawe. Yego, ndacyishimiye kubona umpaye ikaze, kandi nanjye reka mpereze ikaze abakunzi bose bafunguye telefone, abafunguye tablet n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye n'ubundi batureberaho bagakurikirana ano makuru yacu. Bishimiye gukomeza kuvuga neza, kugira Imana n'amafaranga. Ikintu cyo umuntu yavuga ni uko umuntu udafite amafaranga buriya ntabwo yabona mega, kuko niyo wajya muri wifi nayo ni amafaranga, ariko ufite n'Imana. Ni ukuvuga ngo mbifurije gukomeza kugira Imana n'amafaranga. Ngewe wenda ibyo ndi buze kuza kugana amacacari, uriya Costa Mutamba ngewe naramurambiwe. Uriya hari abantu ubona amaze kurambirwa, ngasanga ko no kwirirwa umuntu abavuga, kuko ni nko kuvuga za mayiti. Buriya ntabwo Costa Mutamba ngewe nzongera no kumuvugaho, kuko Costa Mutamba ntabwo ari muzima. Costa Mutamba afite ibibazo mu mutwe. Costa Mutamba ni umugabo utakongera kubona ko ntabwo ngiye kuba kuri Costa Mutamba, kuko ibye na shefu we njya mbona ko ari agakino, ubona ko bafite n'ubundi buryo wenda babirimo. Ngewe ikintu ndi buze kugarukaho cyane ni ibijyanye n'imirwano, kuko iyo dukurikiranye tukareba buno aho imirwano igeze, ni uko mu 23 isa naho runo rugamba igiye kuzarusoza. Kuko iyo ukurikiranye ukinjira muri guverinoma ya Kinshasa, ukareba abayobozi bagiye batandukanye, guhera ku bajenerali, abakoroneri, bose ni aba Joseph Kabila. None ukaza ukajya mu bindi bice n'ubundi ubonamo
ba bandi twakwita ngo ni abayobozi b'ama operation ahantu hagiye hatandukanye, ko nabo ubu ngubu nabo bamaze gutunga amatoroshi bakareba bagasanga ko M23 ari cyama kizima ifite objectif kandi ifite ikiharanira, ukabona ko abenshi n'ubundi bari buze n'ubundi kuba bayirimo nk'uko bayirimo mu buryo bw'ibanga. Wenda turaza tunarebere hamwe muri Katoyi urugamba rugeze se Kigingi ameze ute, Delta se we ameze ute, hagati ku ruhande aherereyemo bimeze ute, hariya se uriya mugabo Ngoma Nzito we na Makanaki ntabwo ari bo ku makuru ari kuva muri Uvira ko aribo bashaka gutanga Uvira, ahubwo bakabyita ko ari Purusi ushaka kuyitanga. Hariya muri Bukombo n'ubundi ni Bukombo na Tongo ho kugeza amagingo aya ngaya imirwano imeze nabi, isasu riri guturika. Ikindi wenda turaza kureberamo hamwe ni hariya muri Pinga uburyo Pinga noneho nayo yabaye, uzi ko Pinga ubu ngubu ntangiye kwibarira amasaha, ntabwo ndaba nk'abandi ngo nanjye mpite mvuga ngo Pinga tombe, ariko Pinga muhatiye tombe, niko ndabyita. Reka wenda yemite nanirebera kuri ariya makuru ya Pinga, wenda bariho n'umuntu atangirira twanzikire hariya. Yego dutangire hariya muri Pinga. Muri Pinga ni imirwano muri teritwari ya Warikare, muri groupement ya Kisimba, muri sheferi ya Waniyanga, hafi ya Pinga mu birometero kuva ku 10 kugeza ku biro, donc hagati birometero 18 uvuye muri Pinga centre. Na amakuru nuko M23 yamaze kwa avansa yegera Pinga ku buryo mu masaha make ushobora kumva ko Pinga yamaze kuba tombe. Hari umuzareno yindi kuvugana nawe ariko ngiye kumuvuga izina ntacyo kuko we yamaze, donc ni muzalendo wari uri hariya ari kumwe na FARDC, ari kumwe yari muri APSLS yo kwa General Janvier Karayiri, ari araza Pinga Bushimo, ariko ku makuru nuko yatorotse akaba atarishikiriza M23, ariko yamaze kugira muri no uzirimo M23. Bakunze kumwita ku mazina ya Manudi, twavuganye arambwira ati ngewe mvuye muri Pinga kubera impamvu runaka, namaze kubona uburyo FARDC yavuye hariya muri Pinga Bushimo iragenda ijya kwestara hakurya muri Ngatsa, ariko mu kugerayo uri gusanga hano hari igikundi cyabo muri NDC Renove, ahanga hari igikundi cyabo muri APSLS, hano hari igikundi cya FDLR, hano hari igikundi cya FARDC, hano hari igikundi cyabo semuse z'ubwoko bubiri abo kwa Bigabo nabo kwa Dominique Ndaruhutse. Ugasanga ikindi gikundi kiri hariya bakakubwira ngo twebwe turi abazungu. Hari akandi kaba abandi bamayimayi nabo bashobora kuba baraturutse muri za Maniema nabo bari aho ngaho, ubona ko bose harimo ubukundi bugeze mu 9 bwa coalition imwe ariko batumvikana, ndetse hari n'agakundi kari kumwe nabo kwa Dominique muri ASMC ya Dominique karimo FDL ko wenda ko kari kumwe na CMC na cya kindi n'ababandi bo kwa Kabido, nabo basa nkaho basigaye bameze nk'inzuki zitagira urwara zitagiye, ariko bo ngo bari bo kwa Kabido bari kumwe na Nuza na Bigabo. Hari n'undi witwa Mayani, wenda bo bakoze ka coalition baza hamwe, ariko bose ntibarebana neza kuko urabizi ko wenda ikintu kijyanye n'agashimboke cyangwa agatabi abantu bagasangira n'20. Yego, nuko ngo uri gusanga coalition bagashyira akamogi kabo, abandi bagashyira amashimboke yabo, abandi bagatekera ukwabo, abandi bakanywa kangara yabo, abandi bakanywa urwagwa rwabo, abandi bakanywa kanyanga yabo, ariko nta na bamwe bahuje. Bivugitse ngo na commandement, noneho commandement nazo ziratandukanye. Nuko ngo kugira ngo bazatsinde n'urugamba rwa Pinga, urugamba haje coalition imwe, ndayita coalition ni coalition imwe irimo M23, irimo Twirwaneho, bose bibumbiye muri Alliance Fleuve Congo. Bo baje ku bumwe, bari gusangira hamwe, bahuje donc n'imbunda barahuje. Ariko none ikintu gitangaje hariya uriya Manudi uburyo yabimbwiye, yambwiye ngo Wazalendo kugira ngo babone amasasu nuko bagomba kujya kuyagura na FARDC, bakayagura kandi bari muri objectif bafite intego imwe yo kurwanya umwanzi bavuga wabateye bakagura. None ngo ikintu bari gukoresha hariya muri Pinga, kuko ari kubona ko FARDC yatangiye gupiya no kwiba hariya muri Zakasa,
icyo bagomba gukora ni ukubona umu FARDC bakamushyira chini ya uzirinzi bakamwambura, bari kumusigira imbunda ariko bakamucaginga amasasu yose bakamuhereza imbunda ibereye aho, akagenda agasubira, akagenda bakamuhereza andi masasu, yagira umwaka akongera guhura na wazalendo bakongera kuyamwaka. We yambwiye ati ngo ntabwo runo rugamba dukurikije uburyo ruteye tuza gutsindamo 23 isa naho yamaze kudushyira muri o sibyo, ngo ntabwo tubasha kuyitsinda kuko twebwe ntabwo turi kumvikana. Arongera arambwira ati hari imbunda bazanye nshya twebwe tutanazi gukoresha ziriwe ba FARDC, ariko ngo nugusanga umu FARDC ayicayeho ariko afite ibumba sinzi cyangwa dufate imbegeti, indobo yuzuyemo urumogi, waho kugira ngo avuga ati ngo ngiye gutagetinga nyambara ngo degré Celsius ninzamura bombe riragenda rigwe muri 23, wo mwari kuba afite kino kiboro babagira sinzi uko bakita ngo ni bazinga cy'igitabi umutingi ariko agaterme bakoresha abantu bagatumura bari trombone sinzi uburyo bagiterme bajya bakoresha, basanga afite ngo icyo kiboro ngo kireshya ngo n'umuhini w'isuka, ukibaza ati ararwanisha urumogi. Ndamubaza ati se noneho Manudi nkawe wenda namurangiraga nkamubwira ati wanyura aha kagendo, aramubwira ati ngo nageze hafi y'ahantu 23 bari kubaka ikiraro, yego ngo ariko ndabareba no mafite ubwoba, ndavuga ati se ntibamfata bari bakavuga ko bamfashe matekwa, ubu ngubu ndi kwerekeza nda ningeri Karembe, ngo ndagenda manika amaboko ngo niho ndabasha kwivuga. Afite telefone yiwe, afite na kombo kitwa ngo ni Mutomboki, nta mbunda afite, ariko yambwiye ko afite nk'agatipe shinwa kari kugendana ka uri kumva yuko abo ni bamwe bari kuduhereza amakuru y'ibyo basize muri ping kabisa, urumva ko afatika. Yes, hari undi muvandimwe ngiye mbita bose ngo nabavandimwe kuko turi abakongomani, ya nabakongomani, ndetse ngiye n'abanyarwanda mbita ko ari abavandimwe kuko tuba turi kuvuga ururimi rumwe, ndetse na FDL ngiye mbafata nk'abavandimwe. Ikintu twapfuye kimwe ni iriya jenoside bakoze, ariko no tunibuka ko FDL yose ntabwo yakoze jenoside. Oya, nk'aba bana barimo bakiri abasore bavuye mu Rwanda ari bato, uretse kuba bagifite iriya ideology n'ubundi y'ubugizi bwa nabi bari bahabwa n'abo babyeyi bayikoze, urumva ko hagati aho iyo batashye basubizwa mu buzima busanzwe barigishwa bagahinduka ibyaremwe bishya, urumva ko bo de toute façon bo bagifite wenda umutima muzima igihe cyose batekereza kuvamo. Yego, hari undi mutipe w'inshuti yanjye uba muri FARDC ariko nawe ni umunyarwanda, ariko ari muri FARDC kuko afite nimero matricule akomoka mu Rwanda. Ariko icyo kintu bwana Bembe, icyo kintu dukunze kukibazaho muri FARDC byandi babango bazacyura ngo FDL bazazirwanya, biragoye cyane mw'abantu kuko mu ngabo za leta ndamwibuka Colonel Bonane ibaza umusirikare ugeze ku peti rya colonel akagera ku peti rya colonel muri FARDC avec nimero matricule aminamba akaba yifite y'igihugu kandi ari umu FDL. None se ntuza uriya bamwitaga Colonel Diego namuzi, ariko komanda secteur wabaga ari yasake nyuma baje kumujyana Rubumbashi. Diego ni FDL akomoka muri Kayove, ni komanda secteur, ni Colonel Fu. Uribaza none barimo benshi abo nabazi, reka mvuga undumwe ngewe muvuga buno ari no muri 23, ariko we ntabwo yari umu FDL, sibyo? We yari umuntu turage wavuye mu Rwanda. Oya, ahubwo vuga ngo ni si umunyarwanda n'umukongomani, n'umukongomani, ariko muri cyagiye cya RCD yagiye mu gisirikare ari muri Bakadogo, ariko ntabwo yarazi wabo. None aza kubeshwa ko ari umunyarwanda ajya muri FDL. Amaze kujya muri FDL nyuma yaje gushakisha amakuru aza kumenya ko iwabo ari muri bya bice bya za Tongo, ntabwo ari Tongo, hano muri za Rugari muri Rugari, aza kumenya yuko iwabo uburyo byagenze kwa kundi abantu bahungura bizi ko abanyarwanda baragiye bajya muri kiriya gice cyo muri Rucuro, abandi baza hano za Kibumba bari no muri icyo gice niba ari za Katare hari inkambi, abandi baza hano za Mugunga. Nawe yaje akomoka aho ngaho, ariko kwa kurasa inkambi ziri gusenyuka ajyana n'abanyarwanda bari gukomeza nko kujya za Tingitingi, nawe ajyana nabo nk'umukongomani. Ko yari akiri muto, noneho agira ko nawe kuko mvuga ururimi ari rumwe yiyumva ko nawe ari umunyarwanda.
aba muri RCD ariko yaje kuva muri RCD ajya muri FDL babeshwa ati wowe uri mu Rwanda ati Kigali niho hubatse stade Amahoro niho hari iwanyu aragenda ajyamo ariko yaje kugaruka aza kumenya aho ngaho iwabo. Ejo bundi mama 23 igifata umujyi wa Guma na Bukavu yari afunzwe azira ko avuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni kapiteni nawe yaje gufungurwa. Yari kumwe ubu ngubu mba nyiri muri FARDC niyita ko ndi umunyarwanda nk'abandi barimo kandi bafite benshi. Yari kumbwira amazina ko ati runaka ati bose ni abanyarwanda bari muri FARDC twarabanye. Uwo ngo nashatse kuvuga wundi, hari undi musore n'umugabo afite nk'imyaka 40 kumva ko akuze, yavutse mu Rwanda ariko aza kurerwa na pilote yitwa Sayuni. Hari nawe hariya nawe hari hariya za Warikare, yavuye muri Warikare araza yarari hariya niwe ari kuvuga ku makuru namwumvisha groupe yo ndimo na warimo iyo groupe ariko ngo yawana ngo maraba ngo gisi ngo ariko batuka ngo gisi abashenzi banakuya ngo nasiye ba FDL betuko mu FARDC na FARDC na Wazalendo ngo ntabwo turashima. Uri kubyumva ko bo ngiye ndamuvuze kuko namwumvishe muri group. Yego anajijwa kama ni Rwandeme iko muri FARDC hado arati ngo uko bizarandurwa ngo FDL ngo izarandurwa iteze nguko bigenda kose ngo ntabwo ngo noneho ngo turashobora mama 23 biturukanye n'ukuntu ngo imisozi iri hariya yose yamaze kuyifata. Hariya za Kobe twigeze kubivugaho yari muri 15 km kugira ngo ugere Pinga. Ubu ngubu ni muri 8 km kugira ngo mama 23 bimaze kugera muri Pinga sante. Bugitse ngo mukanya gatoya ariko n'ubundi ngo ibombe riri kuvuga ngo riri kumvikana kugeza abagenga aho urumva ni muri direction ya Pinga ndetse ahangaha za Nkobe muri ya groupe bana harya ni localité Banamuleke muri groupe Magisimba ni muri chefferie wa Nianga. Ikintu kigaragara cyane nuko mama 23 s'il vous plaît hari indi akantu gake ariko ni nde colonel de province uri gukora zira operation ni padi ndaza mbaze ubwo se buriya siwe komanda brigade koko brigade igeze Pinga se niyo yaba ari igicanga padiri ari igicanga none se inzi ko brigade padiri ari igicanga se none uwitwa Dabusirindia bo sinzi reka nze kubaza uyu muntu uri kubakisha ikiraro ariko komanda brigade uri hari ariko se none iriya brigade niyo yabikomeje ikagera kuko naniye Kotango ni battalion kamana wari muri axe za Ntusi none se ntabwo yaba ari imwe we ari muri axe iriya za Ruki. Ubwo niba ari za Ruki urumva Masisi sante ndetse na kare agace uri kwerekera muri Warikare hariya za Ntuza za Nyabyondo kubira kumva ko wa deployinga axe ya za Karembe Pinga ukadeployinga n'inote na muri Masisi brigade imwe ni ya deployinga amabataliyani bakajya bigenda ku mabataliya atandukanye. Wenda ibyo ntabwo twebwe twabimenya turabibaza ababirimo ahubwo wenda twebwe reka tugaruke tubabwire ko gusa isaha yari yose bashobora kumva bakumva Pinga ibaye tombe isaha yari yose twebwe ntabwo turatanga amaporusantaje ngo tuvuge ngo yafashwe kuko hari igihe utanga amaporusantaje ugasanga ntabwo bihuje ugasanga nta nubwo byanakunda. Ikintu kiriho nuko FARDC iri gusahura muri Pinga ndetse hari n'abantu bari gufungwa ngo bari gutanga amakuru kuri mama 23 ariko ugasanga ko ari ubwoba yuko mama 23 imaze gucengera hariya. Reka twisimbukire tujye reka dusimbukira buriya naho tuhajyanirane unyemerere mpete njya ku muryango wa Warikare. Hari amakuru yangezeho mu kanya gashize ambwira ko agace ko bita Mikumbi ndetse n'akitwa Miba nuduce twegereye neza turi muri groupement ya Ruberike, ni groupement ya Ruberike aho ngaho nanone tuba twijiye muri Warikare ariko iyi groupement Ruberike ni kino axe uturutse Nyabyondo, ni axe uturutse Nyabyondo n'ubundi naho ngaho ndimo mvuga ni muri axe kuko nta ni mu nkengero iyo urenze urareba iyo urenze Gasheberi mu kaboko kawe k'ibumoso ariko udakomeje umuhanda wose umanutse wenda ujya iyo za Mingazi ndumva gutyo ukajya ibumoso bwawe hari uduce tugeze kuri 2 M23 yinjiyemo tukaba turi ngo ku kilometero kimwe niba atari 2 ndetse n'agace ka
ka Kibati kitiranwa n'aka ngaka ka Kibati kahangaha M23 yamaze kuba yinjiramo, kari gasanzwe gakontororwa n'ubundi na FRDC ndetse na Wazalendo ndetse nabo yego harimo n'undi mutwe wa mayimayi nawo, kuko wenda reka amasobanuro gakeya wenda urakomeza. Iyo uvuye Nyabyondo uraza ukajya ahantu bita Kayanja, uva Kayanja uri kujya ahantu bita ku mupaka, ukava ku mupaka uri kugera ahantu bita Macumbi niho bita Kasheberi, uva Kasheberi rero uri kumanuka uri kugera Kibati, uva Kibati uri kugera Mingazi. Ni ukuvuga ngo hari ubuce rero buri hejuru ya za Kibati, aho hejuru yabaga defense y'umu FDL witwaga Colonel Sadiki wari ufite bataliyani yitwaga Montana. Urebyemo hakurya mu mashyamba, ni muri cya gice usa naho uri kwerekera ahantu bita ni za Burora, ariko Burora iri hejuru ya za Kayanja, ari nacyo gice ubona kiri kwerekera iyo ngaho muri ya groupement muri sheferi Waloa Yungu na Waloa n'amagroupement yagize sheferi ya Waloa. Ni ukuvuga ngo komeza rero wenda kugira ngo muri utwo duce, ubwo urumva ko ni muri utwo duce dusa nkaho twitegeye direction n'ubundi tugiye kugeraho iyi mirwano yamaze kuba irenga muri za Kato ikomeza nayo turaje tuyivugeho. Gusa aka gace kitwa Mikumbi ndetse n'agace kitwa Miba twamaze kuba twigarurirwa na M23 mu masaha ya saa 3 zishyira saa 4 nibwo bari bahakandagiye. Amakuru akatubwira ko ngo ahangaha bari kuhava bahungira Kibua, kuko ngo kuhava ujya Kibua n'ubundi ngo niho ushobora kuba wabona uwo mutekano, ariko hagati aho naho utuzuye kubera ko hakontororwa na FARDC cyangwa se n'ingabo za leta ndetse zifatanyije n'izo Wazalendo muri rusange. Urumva ko rero ni muri axe hafi ya zose ngewe nshobora kuvuga ko hari kubera imirwano, kuko nuva aho ngaho ukaza muri Masisi ubona ko na Masisi naho mu bice biri kubera imirwano ari muri ya direction n'undi yo kwerekera Warikare hasi, n'ubundi umanuka werekera muri Zanche twagiye tubabwira zikunze kuberamo urugamba arizo zitwa za Kayirenge ndetse naho bita Zangenge, kandi akaba ari muri territoire ya Warikare. Rero ni imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo kugeza ubu muri ayo masaha saa 3 nibwo abaturage bari bamaze kuba bahava, ndetse n'inyeshyamba nazo zimaze kuhakurwa. Twavuga ko iyi mirwano yabaye uyu munsi Bwana Bemba iri kuba uyu munsi M23 uyu munsi ndetse n'ejo hashize M23 iri kujya igenda ibirukaho. Urebye naha muri Masisi kugeza ubu ngubu mu duce turimo ahangaha nka axe ya za Ruke, za Katobotobo, za Kasenyi, za Bukumbiriri, naho ngo nubwo imirwano yabaye mu gitondo utwo duce tukigarurirwa, M23 ntabwo yahagaze ahubwo ngo yakomeje. Ku makuru rero ahangaha wenda muri iriya axe ya za Bukumbiriri, urabona ko Bukumbiriri burya iri muri Ntuza, Bukumbiriri iri muri za Katoyi, muri secteur ya Katoyi Nyamaboko Premier muri secteur ya Katoyi, ariko ukabona ko kiriya gice cya za Bukumbiriri intare za Sanambwe zamaze kwavansa zigera ku mugezi bita Nyabarongo. Noneho aho ngaho ni ukuvuga ngo zirafunze, hari ahantu hari n'ibikuyu bya perezida w'u Rwanda yitwaga Habyarimana. Ibyo bikuyu nibyo wabonaga ko FDL zivuga ati ngo hano ho ni iwacu, kuko kumva ko ngo Habyarimana yagiraga ibikuyu ni ukuvuga ngo barahawe na leta ya Kinshasa, bari barahawe na Mobutu yarabahaye aramubwira ati ese niba wumva ko leta ya Mobutu yari ishyigikiye leta ya Habyarimana, ubu ngubu Tshisekedi nawe akaba ashyigikiye FDLR, kandi FDLR yiganjemo cyangwa se ifite ya ideology y'abatsinzwe urugamba ex-phase, ingabo zari za kera za ex-phase. Urumva hagati aho ngaho yuko byanga bikunze bose bari muri angle imwe. Niba bavuga ko ibyo bikuyu byarahawe Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, nabo bakavuga ati hano ni iwacu, nuko bashyigikiwe. Buriya badashyigikiwe na leta ntabwo bashobora kujya kwakontorora. Yego, ni ukuvuga ngo bo bashatse kugira ngo bambuka rezo FDLR ziri hariya, ndetse na Wazalendo bamwe b'abanyatura, ko n'abanyatura cyane babaga muri kariya gace, bashaka kugira ngo doke barebe uburyo baderoja, sibyo? Baderoja M23 iri kuva hariya muri za Ruki, ariko baza gusanga ko
ingabo z'aba 23 ziri muri kiriya gice zifite imbaraga n'ubundi twavuga imbaraga zikomeye babura uburyo n'ubundi babasha kubigeraho kugeza amagingo ahangaha rero bwana Macacari nuko imirwano n'ubundi iracyakomeje n'ubundi muri buriya buce imirwano iracyarimo ibibunda biremereye cyarimo ngo muri izo direction habamo uduce turimo aho bita za Mangeri abantu barayizi cyane barayizi Mangeri naho abantu abafite bari bafite ibice bikomeye ni hafi hano bita za Kicanga ntabwo ari Kicanga giye Kicanga ya hano na Kicanga yo za Mangeri hafi ya za Kicanga n'ubundi kwerekera iri kwerekera za Kibuwa n'ubundi harimo na za Karongi hariho na za Mera na za Rimangi hariho za Rimangi za Mera za Karongi ubona yuko ari ibyo bice n'ubundi abaturage bari guhunga bari kwiviramo n'ubundi bari kwerekera muri bira bice barimo bahunga muri rusange. Hanyuma wenda sinzi wenda niba dushobora gusa nkaho tuhavuye tugahita twinjira muri territoire ya Rucuro wenda siho ndumva muri ako gace ariho gusa hari imirwano keretse hari ahandi wenda habereye imirwano gusa muri territoire ya Rucuro ni axe nyinshi gusa ariko territoire ya Rucuro navuze ko ndi buvuge ni hari ya Tongo hari imirwano ikakaye nongere mbivuge ngo hari imirwano ikakaye hari ya muri Tongo ni hafi ya centre ya Tongo rwose ubona ko harimo imirwano ikakaye ino mirwano kugira ngo ibashe kuvuka aho byatangiye ute bwana Macacari intare za Sarambwe zarashe amadifense agera muri 9 mu minsi 3 irayatwika FDL itwika defense 3 ziri muri groupement Gihondo groupement ya Mutanda groupement ya Bukombo groupement ya Tongo na groupement ya Bamba ndetse hari umugabo umwe warigize umuganga niko nge namwita ari umuganga wavuraga hariya muri hopitale ya hariya nawe yarigize ngo ni mutetezi warahiya ariko akorana mu buryo bwuje na FDL agakorana na Nyatura agakorana na FRDC akaza n'ubundi akaza gukorana na mama 23 uwo mugabo yaje guhura n'amabare perdi no muganga yabashiye gupfira hariya muri Bambo yabashiye kwapfira nandi makuru n'ubundi yego nuwo ngo Wazalendo uriya muvugizi wa Wazalendo hariya wa CMC Eritier Gashegu metre afite metre mu by'amategeko ariko abantu bari muri rero reka banze nakubwiza ukuri buriya tunarebye wenda mbere uko nkomeza hari abantu bari hariya kwanuza kwa Dominique Ndaruhutse bari barize buriya Dominique Ndaruhutse nawe afite licence ngo nawe yarize hari undi nawe akizi kabisa kivuga neza afite licence yabaye professeur ya kwa Jimmy uri ufite kami nuza harundi yigishije muri kami ariko ku mashuri ari hari za Majengo n'ubu hani Majengo hari undi nawe witwa Sansus nawe niwe ufite G2 nawe ni Karisimbi nawe oya na cyajire murumba wumvaga gisobanutse gira murumba nawe hakazaga metre Gashegu bafite undi nawe wize muri faculté ya Droit witwa Benjamin ukomoka za Ntuza hari undi wishwe Ntuza Tade nawe yari yarize ariko afite diplome gusa Tade numvaga ngo yarafite ngo niba ari yaizbere maze yari yarize Tade bamwe bakundaga kumwita yari afite izina ry'akabyiniro bamwitaga yari ko general yari general nawe ariko nabumvikanaga na Domi nawe bahuze Tade yari afite izina rya Taidat yari afite akazina akundaga kumwita ngo ni Taidat ndamuzi ariko ubundi hari undi witwa nawe Safari we masizi ko yize nawe ni umwe mu niwe na Demero famille akomokamo ifamille y'abantu bize ni y'abantu bize gusa Safari na Mbitezi we ni umurashi ndababwiza uko yabaye muri FRDC ariko yanabaye muri RCD ni umuntu w'umurashi reka nikomereze rero hari banahawe usimbuka imyitozo bahabwa na FDL rangoye mu bantu batanga imyitozo ikaka FDL nabo babamo ariko Bambitezi ntabwo babonye imyitozo FDL babonye RCD bafata niyo muri FRDC ahangaha rero wenda ntanabyibagirwa nuko ngo mama 23 kimara kurasa mu defense yabagera mu 9 baravuze ati batwiciye abantu badutwikiye defense bafasha abandi bantu bacu matekwa bisha ba FDL
bica abanyatura hariya za Ntuza warabibonye ejo za Gatsibo za Kiyeye hariya hafi ya za Birambizo za Mubirubiru yo za Mubirubiru na za Ntuza arakandi gace ko bita kitiranwa n'imibare ka Treve nyari ka Treve za ka Treve hejuru za Makomarehe hariya mama 23 muri no minsi ihatsinze abarenga 80. Nabyumva umujinya rero warabafashe baravuga ati paka natwe tugize icyo dukora muri iki gitondo niho bagabye igitero kitoroshye ya makuru twakoze mu gitondo ntabwo cyarimo nibuka ko hari umuntu wahise umbwira ahita ambwira ati ngo sinzi yabivuze mu Giswahili yabivuze mu Kinyarwanda ntabwo nzi ururimi yabivuzemo ambwira ati kurikirana ahantu ibintu bimeze nabi urumva ngoyo urumva amka salama ari gukorora. Nashukuru Mungu tunaumwa lakini tumeona pambazuko ya leo. Kwanza Mungu ametujalia neema. Uyu wari aho ngaho napima kufuatilia habari za Tongo kuko mtu ameniita kutua ananiambia Tongo sai kuko kuna ya mabomu. Rero akimara kubimbwira nahise nshakisha abantu bo muri nahise nshakisha abantu bari muri Tongo bahita bambwira ati uko ari kubikubwira niko biri ati niko bimeze ati ikompora riri guca ibiti riri kuvunagura riri gutwika ati FDLR Nyatura babyutse bavuga ko bagomba kuza kwihorera nk'uko Gashegu yabivuze ati baje ariko noneho baje gusanga ngo intare nazo ziri maso ngo nazo zari amavubi zari maso urumva ni muri Tongo aho si muri Tongo tuvuze na Bukombo na Bwito wasimbuka gatoya wagaruka inyuma ya Kiwanja gatoya mu shyamba hariya muri mu bice birimo mu mashyamba ya Kazaroho mu 23 bwana Bemba ngo yagufatiye za BM irimo irasheringa irimo iragutwikira ishyamba ririmo FDLR hano muri Kazaroho ngo zagiye guzi FDLR ngo iranga ibigori ngo barasaruye ngo barimo barapanga ukuntu ngo bashobora kubisarura M23 rero gahunda iriho ngo nukubatwika ngo ntiwareba ngo kitwikompora ngo rikumvikana no muri centre Kiwanja bari kumva ukuntu M23 iri kurasa muri Kazaroho muri ari amashyamba urumva naho nindi operation karabutaka simusiga ku rwego rwo hejuru. Reka mvuge kuri Kazaroho gake n'ubinyemereye niba amasaha atari kugucika ndabizi no ugena amasaha ndabona tukiyafite dufite iminota igeze nko mu 8 8 se yose kwakagombye kuyimpa ariko ntabwo turayigabangabana nta kibazo. Hariya rero za Kazaroho aho biti budapfa Kazaroho ni izina yishwe na FDLR. Reka mwereke hari amazina agiye yitwa na FDLR Kazaroho Karenga Kwitabi bageze igihe bahita ngo ni Kabeza sibyo hari ahandi hitwaga za Sun City hari ahandi hitwaga za Nairobi ayo ni amazina ari naho hitwa Bujumbura rero ntushaka kujya hano hirya muri ino misozi se yo hejuru ya za imisozi hejuru amabere y'inkumi yo nago nayo yishwe na FDLR nayo ni FDLR Kamatembe aho bita Karake urumva hitwa karagasozi ko hakurya harya ya Mubambiro kitwa wiki Chove urumva ugafata akagasozi karanga kitwa Nditi urumva Nditi utwo ni uduce tutari dutuwemo n'abaturage ba Sheferi ahubwo twari parike bagiye barawukipa bakaya banatwita amazina kuko basanze n'amazina hari niyo mpamvu wenda umuntu niyo mpamvu uzasanga ngo bakakubati ngo nitwe ba autochtone bahanga FDLR na ba autochtone ba Karenga bo muri parike. Reka nkwibutse niba ubyibuka neza uriya chef w'iwacu witwa Hamuri sureba aho Karenga iri urabona ko Karenga ni parike Karenga ubundi yakabaye wenda byibuze wenda yakabaye iherereye muri groupe wenda ya Kamuronse ugereranyije ntabwo yakabaye iba muri groupe basharikaye ugereranyije ukareba aho iherereye umugabo nawe kubera ko nawe yakeneraga amafaranga yo mbyibuka ko twigiye gupanga kujya gukoresha inama Karenga ndetse ko ibiro groupe Mario ijyayo
uwitwa Murera agenda akarenga kuko ni antite mu by'ukuri itazwi ntabwo leta iyizi nawe aravuga ati okay ndumuka utinyereka kari agace ngende nawe nkigarurire hanyuma wenda bari ba primo bo muri Kamuronsa bazajya kuvumbura ibyiza byaho naramaze kuhigarurira nanjye ngo amakuru anexa kubita kuri Nyamitabo haza kuba Nyamitabo reka nanjye nari urabizi nakoze imirimo itandukanye nabaye muri environnement nari chef d'antenne ajwe umugabo witwaga Gregoire Rujukundi hanze umuzi ukomoka muri yo hejuru muri Rukara ndamuzi Rujukundi ndamuzi twagombaga kujya kwishyuza amataxe Karenga naho bita kuri tuna ni hepfo kwa Basimoni ngewe nandika ordre de mission ndagenda baransinyira hamura unaenda Karenga petit wele fasa baendake harahe hari umugabo witwaga Mugabo wari chef wa Karenga yarafitanye collaboration zihuse na FDL hakurya hakurya kwa Ruhinda byari direct wabaga kuri tonane bamwitaga ayaya mana wenda mwibagiwe we wimvi yarafite n'umugore kabusa arababwira to muhungu aje kwishyuza amatax aho ngaho umuhereze amasaha 6 yavuyemo cyangwa mu mujyane mu ishyamba ngewe ndagenda ndagiye icyo gihe nibuka ko nagiyeyo hari umukoloneli witwa Katange yaravuye muri Pareko Katange ndamubona avuyeyo baza undi mukoloneli wakomokaga za Kinigi ariko urabizi yakomokaga za Kinigi ariko yari abo mu bwoko bw'abatutsi akorana na FRDC noneho we ashaka kumereza utubaraga kuko we yaje yo gukora atari kumvikana nande na FDL we yaraje gatanya yumvikanye na FDL banamukura ngo ko hari operation yakorwaga na FDL gatange nabizi mu bakaza gutwara bamuzanira kumusimbuzo ngo we utarakoranaga na FDL ariko ntabwo hamaze iminsi kuko baravuga ati uyu naye kufata ari gukorana na FDL ibintu bishobora kuzaba nabi babandi ba Mugabo ariko uwo mushefu hakurya Karenga ndanda bamwitaga Kamanutsi kamanutse kabisa Kamanutsi ndamuzi nanjye wari ufite imvi ndamuzi cyane so nagezeyo nsanga abo bashefu bose bakoranye icyo bankoreye barambwiye ati unywa byeri nawe ati ntago mfite ubwoba ari ndi kumwe n'umuhunde witwa ngo babaga bafite ikitwa ibyibuka ari ndi kumwe n'umuhunde witwa ngo none nabati ngo wana ngo nafika mu nduguze noa uko nyandi kuvuga urimo rw'ikinyarwanda waragenda ajya kuryama utakunya byeri bakupatiye nati ubwo nangati ntakunya cyayi ya musibire hari aho wabonaga baga ari umusirikare mu ibanga ndagenda none ninywera icyayi barangije barambwira ngo transport yenye iri kutosha Nyamitaba transport yakuvanye kuri groupe kugera hangaha ndayavuga no kugusubiza baragenda barayashaka abacuruzi bose usimubikana muko bawiri yego ngaho musubireyo ibindi mu byihorera naragiye mbwira ha muri muziko byana ngo niriko mbya petit ko pare ngo ntabwo hakinira avuga nigi kumbe niwe warakoze processus yo kuhagira he noneho niwe bishyuraga imisoro mugwa ngo wajyaga kugura parcelle ugiye gutema muri parike ukamenya uburyo uramuha amafaranga n'uburyo urahereza aba FDL yego hariya rero ibyo ndi kukubwira za Kazoroho Levenwa no muto yego zakaza rona za budapfa ubungubu ni ukuvuga ngo ni ibirindiro 23 isenya bikongera bikabaho irabisenya bikongera bikabaho nuko byagenda uko ariko kose biragaruka kandi noneho 23 ntabwo ishaka kuzashiraho defense oya ntabwo nabo bajya baza kubagira nabo baza babinjirira mu ibanga bakaba bana bashotoramo kuko bamaze imyaka irenga 20 bazi utugira twose buri kintu cyose kugira ngo 23 igende yashire defense nuko afata defense zababaye muri FDL babakongomani babaye muri FDL bagafata babaye muri FDL na za Wazalendo ziripotinze ikibazo kuzizera ngo zizajyayo zishobora gukina yindi ukumva ko biri ibintu bitaba neza naho isasu yiguturika kano kanya ririmo riraturika ku rwego urwo hejuru ndumva nuko bimeze haba muri ayo mashyamba yose niko bimeze hanyuma wenda nta kiri kuvuga muri Kivu y'Epfo dusoza muri Kivu y'Epfo ndumva ko Uvira uretse wenda tugarutse kuri bana bamakanaki icyo twahavuga ko nta mirwano iriho yaba no hejuru haba no mu minembwe nta mirwano iriho nta mirwano iriho rwose kigaragara nuko bose ari imyiteguro ariko ubona ko ari n'indi myiteguro n'ubundi iri gutegurwa yo kuza gusubiranamo kwa Wazalendo antre Wazalendo ubona ko batari guhuza na gato twumvise umuvugizi
wa Yakutumba wakutumba ngoma nzito uwo Yakutumba yavuze anenga, mfite audio yiwe anenga Makanaki ngo afite umunwa muremure ngo aravuga cyane ngo ntago bimukwiriye yaje tukamuha amakuru tukamuha akazi Makanaki waje tukakwera akazi umunyamakuru ngo bajya avuga amagambo make. Urumva ni hagati aho ngaho nubwo yabivuze ari kumwereka ibyubahiro byinshi, ati uko kiongozi wangu lakini upunguze kinywa unasema sana ase depuis tuanzie vita huko unasema unaongea sema punguza kwa maongezi, ile haiko karakteristiki ya leader au ya kiongozi wa trupe. Ibyo ngibyo urumva ntabwo nawe biribuze kumushimisha. Urumva hagati aho ngaho ntuza nawe Ngoma Nzito nawe akavuga ati atabasirikare bari muri Uvira basigaye bari muri Baraka ati ntibakenewe, ati niba bakeneye kugira ngo bagaragare koko yuko bari kudefendera aba volontaire pour la défense de la patrie aribo bita aba VDP, ati nibave mu miji bazamuke baze barwane na mama 23 mu mahopla natwirwaneho mu misozi, ati bave iyo ngiyo. Urumva hagati aho bati batangiye ikintu nakwita byandi kera mwasiganaga mugiye nko kuvo, ati nanjye sindajyayo, ati tutajyanye ibintu nk'ibyo, ati ntabwo tuzabira hejuru twenyine, namwe nimuze imiji tuyisigire wenda abasike bake ba FARDC. Urumva hagati aho ntago bari kumvikana. Wenda nkuko twabivuze wenda mu ngingo z'ingenzi twavuze ko mu byukuri wa mugabo impamvu ngewe mugarukaho nuko nabonye ibinyamakuru byinshi byanditse ari kugenda zima Bwana Bemba. Uyu mugabo ntuza nyakwigendera Costa Mutamba nyakwigendera muri ministeri y'ubucamanza. Uyu mugabo arimo aragenda mu kanya gashize saa 5:00 hagati aho ngaho mike cyane nibwo yitabye urukiko. Kugeza ubu ntago haratangazwa icyavuye muri audience ye. Urabizi ko yagiye kwivuza ibisazi biriya birwara bye yitabiriye, yaje ngo yararozwe, ariko urabizi ko atajagenda wenyine, agenda n'ikigurupe cy'abantu benshi. So afite niba benshi bavuze ko asoma ku gatabi n'ibintu byinshi, ariko akunda no kujya mu bapfumu kuko agiye usanga ku mafoto akenshi abapfumu bamugaritse bari kumuragurira. n'umuntu utizera Imana wizera imbaraga zikuzimu. Reka turindire tuze kumenya ngo ibyavuyemo ni ibiki. Reka tubikurikira. So turashoje rero, ariko mbere yo gusoza hari abavandimwe bambwiye ko bashaka kugira ngo tubamamarize. Uzabaha karibu? Oya, twabahaye karibu kabisa, tubahaye karibu. Nyabuna muze mudushake mu gikari tuganire, ubundi ibyanyu tubyamamaze kabisa. Hari umusaza witwa Sirire Kanamugire w'Irwamagana, Sirire Kanamugire komera. Hari undi witwa Rwamahungu, abo twabanaga mbere urabizi ko nabaye ku binyamakuru bitandukanye za Anda TV Rwanda. Abo twari turi kumwe mwese kuri Anda TV ba Ingabire Josiane, hari abitwa ba Hakizimana bari muri Amerika, hari abitwa ba Semahoro Biganza, hari abandi barundi, hari n'uwitwa Clever Bemba. Ho nawe witwa Clever Bemba ariko ari muri Amerika, ariko manza ari ubu nari muri Kenya. Abadukurikirana aho bari hose reka mbasuhuze. Oya, turabasuhuje bari muri za Belgique, kandi nyabuna namwe muraziranye ibiganiro byacu mu bihereze babagenzi banyu bataza aho muherereye. Mujye muvuga ati turi muri groupe runaka, Clever Bemba arahangaha kuri Intare Official, umuhereza ikiganiro. Uvuga ati Kijana Macacari arahangaha, umuhereza ikiganiro, umuvuga ati musange ku Intare Official kabisa. Niho turi, niho iwacu, niho tubaye dukambitse. Kadushimira abakunzi bacu, kandi mbifuze kugira Imana n'amafaranga. Murakoze cyane. Amakuru yacu yo n'ubundi murabizi ko nakagaruka tuyabahera ku gihe, n'ubundi tuzagaruka cyangwa se turagaruka mu kanya.